Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje kusora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukora iki tutuje kusora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nukubona ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe rero kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789531626. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukatwize ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero twandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tukwigisha mudasobwa. Ukeneye kwihugura wariyigishije ariko mbere yo kujya mu kizame ushaka guhura n'umwarimu akakwigisha muri kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze kwanda subscribe hasi. Reka tutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse abagana mu nzira ifunganye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano dufite ibyapa 4. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. Bari kutubwira ngo icyapa B6, ndakeka ko icyapa B6 uri kukibona. Bakatubwira ngo icyapa A19, ndakeka ko icyapa A19 uri kukibona. Se bakatubwira ngo icyapa B3, ndakeka ko icyapa B3 uri kukibona. Aho ni kuri se. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo icyapa A22A nacyo ndakeka ko uri kukibona. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika ku papuro hari isoki kuri nta kindi ni A. Icyapa B6 cyitegereze neza gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku, ariko agafresh kajya imbere kari mu mweru akaza kari mu mutuku. Bivuze ko uwo muyobozi w'ikinyabiziga ubonye kino cyapa, weho kubera ari wowe uri kujya imbere wemerewe gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Rero abaza bagusanga kubera ko bari mu mutuku bo bagomba kuguha inzira. Ndakeka ko rero waramusutamo A, ndizera ko waramusikariye wa papuro tare wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ukikora. Wabona ibyapa biri kugora ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nagukoreye amoko 5 ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamaza n'ibindi biteganywa n'iri teka ari ku giteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana gishobora kurenga ibipimo bikurikira. No kuvuga ngo kugira ngo utware rukururana uba ugomba kuba ufite uruhushya.
ariko nubwo ufite uruhushya hari ibipimo uba utagomba kurenza, kuko icyo kinyabiziga ntabwo kigiye kuba gari ya moshi. Nubwo ari rukururana ntigiye kuba gari ya moshi, hari ibipimo utagomba kurenza nubwo waba ufite uruhushya. Ibihe bipimo: A ngo metero 50, B ngo metero 35, C ngo metero 25. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Yego ufite uruhushya, ariko uburebure bw'ibyo binyabiziga rukururana yawe ntibigomba kurenza metero 25, ko ntabwo ibigiye kuba gari ya moshi. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo uragusha kwitegura neza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hehe? Ango ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Imihanda y'icyerekezo kimwe ni ya mihanda iyo umaze kwinjiramo ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma. Guhindura icyerekezo mu muhanda w'icyerekezo kimwe biba bibujijwe. Iyo winjiyemo kumeza imbere paka uvuyemo, niyo bari kuvuga rero. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramuskandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe hasi kugira ngo nijya yishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone, ikintu cyose cyiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Wagira ikibazo ukanyendekera cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ashobora gusimburwa n'aya matara. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cyo kuri ucyandike wa papuro. Ango amatara magufi. B, amatara ndangaburumbarare. C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kuyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Utari wahisemo C, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Imbere yawe hari romoroki, ese ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ango bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Iyo uvuze ikorosi ni cyangwa no ngo ikoni. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo bikurinda umuyaga. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseur. Bituma akureba akaba yabona imbere nta cyago gihari, akaba yanakwemera ko wamunyuraho. Rero bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko
waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndizera ko nijya mukakije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso mu gihe kuri D bari kuvuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa no kubera iki gisobanura ngo umuhanda udakomeza? Urabona ko no muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso, rero ntukomeza. Impamvu bagishyiraho ni ukugira ngo utakibona ugahita ubona umuhanda ushamikiye ku muhanda urimo, ugahita uvuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Bagishyiraho rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nk'uko mubize tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kikaba kiranga, kikaba kigaragaza ko umuhanda giteye mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese ni iki wakora mu gihe ukingirijwe n'imodoka kandi ushaka gukata? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ngo uhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B, kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona ko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu mugomba gukora hari iso cyukuri nta kindi ni guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Turahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikorora. Hagarara ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi n'abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika gapapuro. Ikibazo cya munane kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ese zisigwa irangi ry'ibara risa rite? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese no kubera iki bagita irangi ry'umuhondo ngarurarumuri? Nuko irangi ubwaryo niryakwaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryase. Niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ngarurarumuri. Rero rino rangi riba rikoze kubwo buryo ku buryo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe nirukubitaho rahita risa nkaho ryase, ukamenya icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'iryo rangi icyo barishyiriyeho. Rero hano ndakeka ko waramusamo A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. Ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B, ngo ni bibi igihe cyose. C, ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uri gutwara uri kuzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari icyo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga nta gihe byaba byiza. Urugero uri imbere
umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ageze ahantu kunyuranaho byemewe, agiye kukunyuraho, ahasigaye uhita uzungazunga ukava iburyo. Murabizi iyo turi kugenda mu muhanda tugendera iburyo, ugahita uzungazunga uri kuza ibumoso, biba byatuma nakugonga, bikaba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ari bibi igihe cyose gutwara ikinyabiziga mu muhanda uri kuzungazunga. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse kandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urukondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Wagiye mu cyaro, ikinyabiziga cyawe cyaheze mu cyondo, ese hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Ngo inziga ishobora gushyirwaho udushyundu. Iyo bavuze inziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga cyawe. B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inziga ishobora gushyirwaho udushyundu. Na B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kwiga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo, babashatse kuvuga ngo A ikaba atari ikibazo cy'ukuri, B ikaba atari ikibazo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikibazo cya nyacyo. Wowe hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikibazo cya nyacyo bamaze kucyandika mu papuro. Hari ikibazo cy'ukuri nta kindi ni B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu cyondo, imipine bahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo kibashe kuvamo. Turahisemo B rero, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikira utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ufite nk'akazi katakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuba twaguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu ukajya urakibona muri telefoni yawe bitewe n'isomo turi kwigana. Rero twandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789951626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. Ngo umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo kazamuka gahanamye. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Haba hari agacuri bakabikubwira hakiri kare, haba hari ikoni iburyo bakabikubwira hakiri kare, haba hari utubuye dutaruka bakabikubwira hakiri kare. Akenshi bino byapa bakunda kubishyira hagati ya metero 150 na 200. Ngo ugahita ku icyo cyapa kikubwira ko hari agacuri kateza ibyago, ariko kuva ugihiseho kugeza aho hantu hari ako gacuri ukagenda byibuze hagati ya metero 150 kugeza kuri 200. Bino byapa bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ubonye ibyapa biri kukugora, sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefone ko twaziguriye ntitugomba kuzikoresha ryari? Ngo hari ibimenyetso bimurika. Biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero naka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, hari ibimenyetso bimurika. Na B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro nanditse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bari kukubwira ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagiye hariya kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko waba ukihahita ugahita ukoresha telefone ukajya kuri WhatsApp kandi utwaye ikinyabiziga? Oya. Na B ntiyaba igisubizo cy'ukuri. Kubera iki? Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 ntukoreshe telefoni, ariko mu gihe utwaye kuri kilometero 80 munsi ugakoresha telefoni? Oya. Twabonye ko A atariyo, na B ntiyabayo, ubwo na C ntiyabayo. Mu gihe kuri D batubwiye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, turahita duhitamo D kuko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri, telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga aho ariho hose, ndetse n'umuvuduko waba uri kugenderaho uwo ari wo wose. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo guhagarara kw'ikinyabiziga, B aho abanyamaguru bambukira, C guha ubushobozi ibinyabiziga, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri guhagarara kw'ibinyabiziga, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri aho abanyamaguru bambukira, ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanya cyo guha ubushobozi ibinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira. Biriya bice biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri urombereje hagati mu muhanda, biba bigaragaza aho abanyamaguru bambukira. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Zebra cross mubona ko iriya mirongo yayo iba ihagaze. Nuriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwayo uriya urombereje hagati nawo ubuhagaze, bivuze ko iriya mirongo ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Niyo mpamvu uri ahanyurwa n'abanyamaguru cyangwa se aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa. A kwireba, B kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma, C kureba bicaye inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukaba uri kugenda mu modoka ukabona shoferi hari akantu kameze nk'akirori ari kujya agenda ahindura arebaho agenda akabirindura. Ese gakoreshwa gute? Gakoreshwa iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma, bayita retroviseri. Rero ayikoresha kugira ngo agenzure ibigendera mu muhanda inyuma. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira ayahe matara? Ngo amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B utugarurarumuri tubiri. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarurarumuri tubiri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri aricyo A na B. Ubwo ahita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A tanga inzira, B icyago, C icyerekezo kimwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntihanyurwa. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A tanga inzira. Kino cyapa iyo kibonye kiri mu bwoko bw'ihaba byo ku mihanda byo gutambuka mbere, utanga inzira. Ariko hari ubundi buryo bakibazamo bubiri. Bashobora kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Murabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjirira
iburyo. Rero iyo ukibonye aho banyura bazengurutse utanga inzira ku binyabiziga biri he, biri ibumoso bwawe, kubera ko ibinyabiziga biri ibumoso bwawe aho banyura bazengurutse biba byagutanze kuhazenguruka. Rero utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe niba kikubaza ngo icyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Noneho iyo bakoresheje ngo icyapa gisobanura iki mu nkomane cyangwa ahantu hahuriye imihanda, utanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Hari ibinyabiziga ugiye kwinjirana mu muhanda, ubiha inzira iyo ukibonye mu nkomane cyangwa ahantu hahuriye imihanda. Ubwo niba kikubaza ngo icyapa gisobanura iki nta kintu barengejeho, urasubiza ngo utanga inzira. Niba kikubaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, umenye ngo nitanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Niba kikubaza ngo icyapa gisobanura iki mu nkomane, uvuge ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Ndakeka ko uko bazakikubaza kose uzahita ugikora, ko mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye, urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda kiriho ibyuma ntamenwa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara udafite uruhushya rwihariye. Ese rutangwa nande? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A ngo polisi y'igihugu, B minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C minisitiri w'ingabo, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese hano isomo kuri ni A polisi y'igihugu, ese isomo kuri ni B minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ese isomo kuri ni C minisitiri w'ingabo, cyangwa hano isomo kuri ni D ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Tegereze neza. Ndakeka ko isomo amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isomo kuri nta kindi ni B minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe uba ubifite mu nshingano kugira ngo utware ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ntabwo wagitwara udafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rero rutangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu kuko niwe uba ufite mu nshingano. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ugomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, B itara ry'urumuri rutukura cyangwa ry'umuhondo ritwaye inyuma y'umukumbi, C A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ubwo A itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi na B itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari cy'ukuri, B ikaba atari cy'ukuri ndetse na C ikaba atari cya nyacyo. Wowe hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza. Ndakeka ko bamaze kugitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hari cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari cy'ukuri, B ntabwo ari cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushaka kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? A ngo romoroki ifite feri y'urugendo, B romoroki idafite feri y'urugendo, C romoroki itarenza kilograma 750, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B romoroki idafite feri y'urugendo. Ndi kubategura amasomo ku bipimo ku matara, kanda subscribe hasi kugira ngo nimbishyiraho uzahita ubibonera ku gihe, ko ni ibyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukanda subscribe ntabwo bigoye. Noneho ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, ndagusobanurira serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789931626. Ibi byose tuyafashemo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? A ngo metero 2 na santimetero 10, B metero 2 na santimetero 50, C metero 3, mu gihe kuri D bari kutugira ngo metero 2.
hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni a metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bajya bagihindura bakafata zino metero bakazishyira muri santimetero ariko ntibizakugore. Bakavuga ngo a santimetero 210, b santimetero 250, c santimetero 300, d santimetero 200. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Rero ntibizakugore nibaramuka bahinduye ingero, ariko ndi kugutegura n'amasomo urahita uyabonera ku gihe nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ndakeka ko rero waramusitamo a. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe basikuye ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gikoni cyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Tubwire akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turi mu isi y'ikoranabuhanga. Umuntu asigaye aba yicaye mu Rwanda akiga muri Amerika. Nibwo buryo dukoresha tukakwigisha aho waba uri hose ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Amasomo aba hari imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Ukeneye kwiga mudasobwa twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Tuze tukwigishe mudasobwa. Ukeneye kwihugura wariyigisha ariko mbere yo kujya mu kizamu ukeneye guhura n'umwarimu twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibi byose tubafashemo. Ndabakunda cyane. Imana y'umugisha mugire ibihe byiza.